Muraho neza, amazina yanjye nitwa Kingeneye Olga. Navutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri, mvuka mu muryango w'abana batatu, akaba ari nanjye bucura. Iyi niyo nkuru yanjye. Mfite imyaka itatu ubwo nashyaga, nari ndwaye malariya. Inda simeze neza, nsohoka ngiye mu gikoni mugiye kota. Ngezemo, numvise nta mbaraga mfite, nari meze n'ubundi. Haciye akanya, narazongereye ngo mu isafuriya y'ibishyimbo. Nimara gushya, ubuzima bwabaye nk'aho buhindutse, kuko nagiye kwakira ubushye bwanjye. Banjyanye kwa muganga nk'uko undi muntu agira impanuka. Ngezeyo, nabanye n'abaganga mu bitaro. Nakure cyane habaho Imana ikamurumva nagiye ifite aho yankuye. Ntabwo nari nzi yuko ntakira, kuko urumva icyo gihe cyose nkimara gushya nararwaye, nageze igihe cyo kurwara. Hari benshi mu bitaro babaga bapfa cyane rwose, ukaba uri kumwe n'umuntu uyu munsi, ejo ukumva barapfuye, ukabona baramujyanye ku kagare ke. Rero nyine Imana itakunda. Rero ubushye uko mubibona, Imana yarandinze icyo gihe nshya, nahita apfa, kuko hari n'abantu bahita bashaka bagahita bapfa, irandinda. Mu gukira ndakira, nyine ndivuza birashira. Noneho sasa mpa n'urugendo ukuntu ndubamo kugeza amagingo aya. Nibaza ko ariho umuntu yahera avuga ati se wamugane iyo topic yawe wateguye. Ibihe byatambutse byagira uruhare runini cyane ukuntu umeze. Urebye benshi mw'iminsi basigaye banga kwakira urugero, usanga umuntu yaribyibuye kibukwe, yararyaga nta kibazo na kimwe yabaga yifitiye, ariko ukabona biramubangamiye nuko sosiyete arimo bose batabyibushye, cyangwa akajya nko kugura umwenda akumva nyine ni ufite ibyo nk'uko yabitekerezaga, ugasanga nabyo bimwishe umutwe. Rero mbona ibintu byinshi cyane biterwa no kutakira neza uko ibintu biri. Uvuga ngo njye Olga nibereye hariya, nifitiye isura ndabizi ningera hariya ahantu umwana nambona ari bunyikange, ariko sinakire ko ari bunyikange. Nkajya nicara nikanajya muri sindi wakwambara ingofero nihishe cyangwa nkambara igitambaro. Urumva ni ibintu biri mu rubyiruko rufite uko rushaka kuba, ariko siko rumeze. Urumva kwifuza bibaho mu buzima, umuntu arifuza kandi nta muntu uba udashaka ibyiza, ariko basi akira ibyo ngibyo ufite. Niwakira ibyo ngibyo ufite, uzagirwa n'umugisha ubone n'ibindi birenze. Abantu baha akato abandi, cyane cyane kuri bano bantu bafite ubumuga, ugasanga imiryango ihereza abana babo akato, kuko uwo mwana yavukanye ikibazo. Wenda ntitwatinya kubivuga, kuko ahanini mu bantu bafite ubumuga n'iyo bivuze bumva ko bihari, koko atari ukuvuga ngo abantu babyirengagije. Ugasanga umuryango ufitemo umwana ufite ubumuga, uwo mwana ufite ubumuga baramuheza, ntibashaka ko agera muri salo ngo abandi bantu bamubone. Ahanini izo ngero turazibona, usanga n'inzego zijya kubakura mu nzu zabo kugira ngo abana bashyire hanze. Rero biriya bintu ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza na gato. Guhereza umuntu akato bituma nawe ubwe cya cyizere yifitiye gicika. Wenda reka ndeke kugira reba nka niyo bosco iyo aba iwabo baza kumufungirana, ntabwo ari kuba ari ahangaha ageze ubu, sibyo? Kandi ni urugero rw'abantu kuko bafite ubumuga bahereza abandi icyizere. Nubwo atabasha kubona, ariko aracuranga kandi amagambo ye arigisha. Abantu benshi baranamukunda kuko yigiriye icyizere, yaritinyutse, yifitemo impano, kandi n'abantu bafite ubumuga koko bifitemo impano zinatandukanye. Bivuga ngo rero ntabwo ari ngombwa ko uhereza umuntu akato, we wenda azakihe yumve yuko we umutima we utamwemerera kujya hano hanze, haza abandi bantu bamufashe kwisobanukirwa nawe. Nibyo rwose. Umuntu akato rwose
urengereye cyane kandi ntabwo ari byiza kuko nawe rega nta nubwo uzi uwo muntu imbere ye hameze hate. Ibi dukomeje kumva rero akaba ari Akingeneye Olga akomeje kutubwira ubuhamya bwe bw'uko yahuye n'ikibazo agifite imyaka 3 agashya. Mu by'ukuri byari urugendo rutoroshye ariko ababyeyi be baramufashije bamukura mu bwigunge nubwo gukina n'abandi bana byabaga bitoroshye, kujya ku ishuri ndetse n'ubundi buzima, ariko ntabwo byamubujije gusoza amashuri ye ndetse agakomeza na kaminuza. Ubu ngubu akaba yararangije mu itangazamakuru. Ni nyuma y'aho rero abikonfirimye arabyemeza, cyane ko mu minsi yashize yagaragaje n'umukunzi we bashobora kubana muri iyi minsi iri imbere nubwo bataragaragaza itariki ya nyayo y'igihe bashobora kubanira. Gusa aratanga inama ku babyeyi bashobora kubyara umwana ufite ikibazo cy'ubumuga, cyangwa se n'isi, ubuzima bw'isi nabwo ntawamenya. Uyu munsi tumeze neza ariko ejo ntabwo uzi uko uzaba umeze, ushobora guhura n'impanuka. Nubwo ntawayifuza ariko atanga inama ko igihe habaho icyo kibazo, ababyeyi tugomba gufata neza abana bacu, tukubaha. Niba hari uwahuye n'impanuka, niba hari uwahuye n'icyo kibazo, tukamufasha, tukamutera inkunga, tukamutera umwete, aho kugira ngo tumubwire amagambo amuca intege nk'uko Olga akomeje kubidusangiza. Ni byiza rero gutera umwete, imbaraga abana bafite ubumuga, cyangwa se niba hari umuntu wahuye n'impanuka tukamutera umwete, akaba ariwe ushobora kwinanirwa cyangwa se akihakata, ariko twebwe abantu bazima ko natwe tutazi ibizaba mu minsi iri imbere, ahubwo tukabatera umwete ndetse n'uko Olga akomeza kubigarukaho. Akagutunga agatoki abantu kuko mpamya nashidikanya ko buriya iyo umuntu ushobora kutabona icyo kintu ariko hari ikindi kintu gikomeye kindi kiri imbere yawe kandi cy'ingenzi, cyangwa wari bujya aho ngaho ugahuramo n'izindi mbogamizi cyangwa ukanahababarira. Buriya ahantu hose tujya ntabwo ariko tuhishimira cyane. Ubwo urumva rero byanga bikunze nigeze kujya kuri social media nyine bisanzwe nk'uko nawe wamfata nyine uka-uploadinga ikiganiro. Yego. Ariko muri comment bateye haba harimo nyine izi kwiziza ibintu cyangwa zikwereka koko ko ushoboye, hakaba n'izindi ziza zigusenya, iz'urucantege, hakaza n'izindi zigutera imbaraga. Yego. Rero haje izisenya ndazibona, ariko nyine bavuga nti nta kundi ibintu byose nta muntu utavugwa wa mugani wa Jory yivugiye ngo utara zigeze nko muri, ntabwo zose nazivuga ariko hari harimo iyivuga ngo wa mwana ushaka kujya muri nyine mu itangazamakuru, ntabwo uzi yuko bareba ku bwiza bwo mu maso, isura yawe rwose, nyine ibintu nk'ibyo nyine bica intege. Nk'iyo se si umuntu basi ajya gutera comment yigize areba ko mu itangazamakuru ushobora kugenda ntujya kuri televiziyo ariko message yawe ukayitambutsa cyane. Ushobora kugenda ukiyandikira inkuru ntibamenye ko ari wowe wayitanze, ariko ufite bwa bwenge wanditse information n'undi si wowe, si njyewe, nicyo utangaza. Erega nanone wabona ntawamenya, wabona no kuba najya kuri kamera hari undi muntu bizafasha nawe azamuke. Bica intege umuntu bitewe n'ikimubonamo. We mutere courage agenda agitsindwe no kuba nyine wenda atagishoboye, ariko basi bamuhaye imbaraga kuko rega nawe uzavuga, nawe ejo bakuvuge wabungane nyine, ariko ntabundu neze. Tugana ku musozo rero, Olga araza kutubwira inama haba ku bantu bafite ubumuga, abahuye n'impanuka, yewe nawe ukiri muzima. Ese ni izihe nama atubwira ngo umuntu wanyuze mu bihe bitandukanye, guturuka akiri muto, guturuka yize amashuri yisumbuye, guturuka arangije kaminuza, n'ubu yatangiye gushinga shop zitandukanye zo gucuruza, gukora ama make-up, ndetse no kuba ashaka kujya mu rwego rw'itangazamakuru akaritangira nyuma yo kuba yakora ubukwe. Ni iyihe experience amaze kugira agiye kwidusangiza, kandi nawe turagushimira ko ukomeza kubana natwe. Niba ari ubwa mbere udukurikiye, turagusaba gukora subscribe na like kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, kandi ikaze kandi urakoze kubidukorera no kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe. nabaha
ni uko bere kwita ku bintu byatambutse, bere kwita ku bintu byababayeho, ahubwo bahangane n'ibintu biri imbere, kuko ibiri imbere ndabizi ko ari byo byiza, kandi ibintu biri imbere nibyo bibahereza gukomera kwa kumva nyine bishimye. Hanze aha ngaha dukunda kwishima, iyo twishimye ubundi ibintu byose biba bimeze neza. Rero duharanire kumva ko njyewe, wowe uri wowe, kandi icyo ushaka kugeraho uzakigeraho bitewe n'uko ugishaka nyine. Iyo ushaka nyine uranashobora. Rero inama ngiye nabaha cyane cyane ni ukumva kwiyakira, bamara kwiyakira bakumva ko koko bashoboye. Rero nibashobora bazagera ku byo bashaka byose, bere gucika intege. Byinshi bagiye birengagiza gukora kandi bafite imbaraga zabyo. Hari byinshi batisangamo kandi nyamara bagakwiye kubyisangamo. Ntukazajya ugendera ku byo abandi bavuga, ntukazajya ugendera ku byo abandi babona, ahubwo wowe icyo ushaka aba ari wowe ugikora. Kuvuga ngo ushobora kugenda wiga bitewe n'ibyo ugenda uhura nabyo, ariko uyu mwanya ba wowe kubonemo wowe. Ngira ngo nanone mbwire ku bantu muri sosiyete babona abafite ibikomere, ntuzajya ugira uwo ubona ntukazajya umwitaza. Kimwe n'uko ushobora kumwegera bitewe n'uko ameze, akaba yakubwira detaye y'uko ameze, ariko nanone ujye ugira ukuntu ubyitwaramo. Hari igihe ubikora bigakomeretsa umuntu. Nkanjye hari byinshi nagiye mbona ariko nkabyirengagiza bitewe n'ukuntu nari mbayeho. Baranganirizaga, hari byinshi nikoreraga binshimisha kuko sinjye ngendera ku bantu. Rero nakubwira wowe ufite ubwo bumuga cyangwa inenge, ni ugukomera ukakira uko uri we, kuko nta wundi muntu uzaguhindura. Nujya kwita ku byo abandi bavuga uzabagenderaho, kandi nyamara bagakwiye gukora ibyawe.